ushobora kubasha kwirukana dayimoni mu muntu utayimenye. Yesu nashimwe cyane. Ikintu cya mbere dayimoni ikora iri mu muntu igerageza kwihisha, igerageza gushakisha ukuntu yihisha ntuyimenye. Iyo utayimenye ntigenda, urasenga ugasenga 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 ukabona umuntu arakureba, cyangwa se ubundi ikayasa nkaho inamutigishije, ukabona arasa nk'ugaruye ubwenge ukagira ngo yagiye. Iyo utari wayimenya ngo umenye izina ryayo yivuge uyimenye, ntabwo ishobora kuva muri uwo muntu. Yesu nashimwe cyane. Noneho turaza kwibaza uyu munsi tugiye gufatanyiriza hamwe kureba nihe sano iri hagati y'uyu mwuka y'umudayimoni n'umuriro. Iyi dayimoni yagukubitamo uyu mwana. Ese kuki yamutwaraga mu muriro? Kuki yamutwaraga mu mazi? Ni irihe sano riri hagati y'uyu mudayimoni n'umuriro? Ni irihe ko dayimoni ishobora ntabwo ipfa kuza gusa. Dayimoni iza mu muryango, iza mu muntu ifite ahantu yuririye. Ntabwo upfa kuba ugenda gusa mu nzira ngo dayimoni yibwira izi kujyemo. Niyo kugiyemo nta gihango mufitanye, nta sano ufitanye nayo, iribwira ikagenda. Ntabwo ishobora gutindamo kuko dayimoni itinda ahantu ifite impamvu zayo nayo yemera. Ndaza kubaha ingero za dayimoni zimwe na zimwe ujya kwirukanika kugira ngo ntabwo ngenda kubera impamvu iyi niyi. Noneho mugasigara murimo muhanganira kuri ya mpamvu, urimo urwana no kugira ngo ya mpamvu dayimoni kubwira uyihakane ukoresheje izina rya Yesu n'amaraso ya Yesu. Noneho iyo nayo ibwayo yanga ikwereka impamvu. Yesu nashimwe cyane. Turakomeje n'inyigisho yacu ivuga ngo Imana idukize, idukureho umwuka mubi, umwuka ubabaza, umwuka ukurikirana umuntu aho musanze hose ukamukubita hasi. Niyo nyigisho twayizeho guhera ejo. Twasomye ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya 9. Twahereye ku murongo waho wa 14. Reka dusome. Bageze aho abigishwa be bari, babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, mwuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhikinyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura, abira ifuro. Yesu abaza ati, yamufashe ryari? Aramusubiza ati, yamufashe akiri umwana. Kenshi cyane amutura mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora, tugirire imbabazi udutabare. Yesu aramusubiza ati, uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati, ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye, biruka acyaha dayimoni. Ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Arataka, aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye. Bituma benshi bavuga bati, arapfuye. Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye, baramubaza bati, ni iki gitumye twebwe tutabishoboye kumwirukana? Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Amina. Iri ni ijambo twasomye ejo, turyigaho, n'ubu ngubu turakomeza tugenda turiganiraho. Yesu nashimwe cyane. Turarebera hamwe ubwoko bw'uyu mudayimoni ndetse n'ibimuranga. Se w'umwana yaravuze ngo iyi dayimoni ntiyumva ntinavuga, ariko iyo ifashe umwana ngo aho imusanze hose imutura hasi, ikamubirisha ifuro,
ikamuhekenyesha amenyo, ngo kandi asobanura n'ahantu habiri iyi dayimoni iyo ifashe umwana imutura cyane cyane ngo ikunda kumutura mu muriro cyangwa se mu mazi kugira ngo imwice. Ejo twaganiriye kuri ijambo rivuga ngo aho amusanze hose amutura hasi. Twarebeye hamwe ukuntu abantu benshi ubwoko bw'uyu mudayimoni ugenda usanga umuntu ahantu ukagenda umukubita hasi. Nabahaye ingero nyinshi zitandukanye, twakoresheje Bibiliya ndetse no muri ubuzima bwacu busanzwe dufata ingero ku bantu bagiye bagaragaraho uyu mwuka. Uwo wasanga ku mashuri ugakubita hasi, aba professeur basanga mu bahagarikibiza mugakubita hasi, abo wasangaga mu kazi ugakubita hasi, abo uyu mwuka aho ugeze hose, aho gusanze hose ugukubita hasi. Uyu munsi rero tugiye kureba ku bintu none bibiri by'uyu mwuka cyangwa se uyu mudayimoni uteza umuntu. Kuvuga ngo iyo ufashe umuntu umukubita hasi ukamubirisha ifuro. Nanone kandi tuze kureba kuvuga ngo iyo umufashe umukubita mu muriro cyangwa se ukajya kumukubita mu mazi. Ese ni ihe sano? Uyu munsi turaganira kuri ijambo rivuga ngo amukubita hasi, ngo cyane cyane amukubita mu muriro cyangwa mu mazi. Umwanya n'udukundira turareba mu muriro no mu mazi ni ihe sano bifitanye n'uyu mudayimoni. Ese ubusanzwe ni ikihe kintu? Hari imbaraga za rukuruzi ziri mu muriro ku buryo zishobora gukurura umuntu akikubita mu muriro. Ni iki cyatumaga uyu mwana iyi dayimoni igenda ikajya kumukubita mu muriro? Kuki itamutwaraga ahandi? Kuki yamufataga ikamukubita ishaka cyane cyane kumukubita mu muriro cyangwa se kumukubita mu mazi? Ni ibintu twagombye gutekerezaho cyane, hanyuma tukabyiga tukabimenya. Ntushobora kubasha kwirukana dayimoni mu muntu utayimenye. Yesu nashimwe cyane. Ikintu cya mbere dayimoni ikora iri mu muntu igerageza kwihisha. Igerageza gushakisha ukuntu yihisha ntuyimenye. Iyo utayimenye ntigenda. Urasenga ukabona umuntu arakureba, cyangwa se ubundi ikasa nkaho inamutigishije, ukabona arasa nk'ugaruye ubwenge ukagira ngo yagiye. Iyo utari wayimenya ngo umenye izina ryayo yivuge uyimenye, ntabwo ishobora kuva muri uwo muntu. Yesu nashimwe cyane. Noneho turaza kwibaza uyu munsi tugiye gufatanyiriza hamwe kureba ni ihe sano iri hagati y'uyu mwuka y'uyu mudayimoni n'umuriro. Iyi dayimoni yagukubitamo uyu mwana. Ese kuki yamutwaraga mu muriro? Kuki yamutwaraga mu mazi? Ni irihe sano riri hagati y'uyu mudayimoni n'umuriro? Ko dayimoni ntabwo ipfa kuza gusa. Dayimoni iza mu muryango, iza mu muntu, ifite ahantu yuririye. Ntabwo upfa kuba ugenda gusa mu nzira ngo dayimoni yibwira izi kujyemo. Niyo ikugiyemo nta gihango mufitanye, nta sano ufitanye nayo, iribwira ikagenda. Ntabwo ishobora gutindamo, kuko dayimoni itinda ahantu ifite impamvu zayo nayo yemera. Ndaza kubaha ingero za dayimoni zimwe na zimwe ujya kwirukana ikakubwira ngo ntabwo ngenda kubera impamvu iyi niyi. Noneho mugasigara murimo muhanganira kuri ya mpamvu, urimo urwana no kugira ngo ya mpamvu dayimoni kubwira uyihakane ukoresheje izina rya Yesu n'amaraso ya Yesu. Noneho iyo nayo ibwayo yanga ikwereka impamvu zayo. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwana dayimoni yaramufataga ngo ikamutigisa, ikamukubita hasi, ikamubirisha ifuro, ngo ariko cyane cyane ikagenda imusunika imwerekeza ahantu hari umuriro cyangwa se amazi. Kubira tugiye turareba iri jambo rivuga ngo yaramufataga ngo akamukubita hasi akamubirisha ifuro. Ejo twagarukiye hano havuga gusa ngo aho musanze hose amukubita hasi. Ese kuvuga ngo umuntu dayimoni yamukubise hasi yamubirishije ifuro mu kanwa, akazana inkonda, biba bishatse kuvuga iki? Ni uriya mwuka urimo utanga sinye ku buzima bw'uriya muntu isobanuye iki? Yesu nashimwe cyane. Bwoko bw'Imana ndagira ngo mbakundishe mujye mukunda gusoma Bibiliya kandi muyemere, kuko ni ijambo ry'Imana, ni naryo riyobora ubuzima bwacu. Iyo wize Bibiliya neza iyobora ubuzima bwawe. Bibiliya iyobora igihugu, Bibiliya iyobora business, Bibiliya iyobora ahantu hose, kuko ni ibyanditswe byera byahumitswe n'Imana, biri mu bwenge bw'Imana bwinshi cyane. Ntabwo ari gupfa gusoma gusa ngo tuyigendere, ahubwo usoma Bibiliya uyisesengure, wumeze iri jambo ry'Imana ryanditsemo aha. Nta kintu na kimwe cyanditse muri Bibiliya kidafite impamvu yacyo, kandi iyo mpamvu ikaba ari ingenzi. Uyu mwana dayimoni yafataga imusanze hose, kandi nuba ngo kubera ko biri bango cyane cyane yamutwaraga ku muriro cyangwa se mu mazi.
yarebaga ahantu hose hashobora kuba haboneka wa muriro, hanyuma ikamutungura igakubita hasi. Ni irihe sano ubusanzwe riri hagati y'umuntu, cyangwa se ni izihe mbaraga ziri mu muriro zikurura umuntu? Ko mu muriro nta rukuruzi ibamo. Si ukuvuga ngo aho umuntu hose ageze hari umuriro ngo harimo rukuruzi imukurura kugira ngo yikubite muri wa muriro. Oya, mu muriro nta rukuruzi ibamo ikurura umuntu, ahubwo iyi rukuruzi iba mu muriro yuririra ku gihango, yuririra ku gitambo, yuririra ku magambo yaba yaravuzwe n'abantu bari bafite ububasha muri icyo gihe kuri uwo muntu. Noneho aya magambo bahavugiye, iki gitambo batambye kuri uyu muriro, akaba ari cyo giha umuriro imbaraga zo gukurura umuntu akikubitamo. Yesu nashimwe cyane, kuko ubusanzwe ntushobora kumbwira ukuntu umuriro twese turawuzi, turacana, arabacana inkwi, arabacana amakara, arabacana. Iyo ucanye umuriro nta rukuruzi iba mu muriro ikurura umuntu ngo ajye kwikubitamo. Nuvuga ngo rukuruzi iba mu muriro ikurura umuntu iterwa n'izindi mbaraga zihishe inyuma y'uriya muriro. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwana reka tubanze turebe uyu mwuka kuba mubirishaga ifuro. Kubira ifuro ni iki? Ni ikimenyetso cyo guta ubwenge. Nuvuga ngo umuntu ugenda uta inkonda mu nzira ari umuntu mukuru, ni ikimenyetso. Ureke n'umuntu niyo yaba ari umwana, hari inkonda z'abana bata nk'abana b'impinja, ariko hari imyaka umuntu ageraho akaba atagita inkonda. Iyo rero umuntu ageze ku myaka 7, 8, 9, 10 kuzamuka yita inkonda, haba hari ikibazo. Iyo umuntu ataye inkonda ari umugabo cyangwa ari umugore mukuru, ni ikimenyetso cy'uko mu bwonko bwe, mu mubiri we hari ibintu bitagenda neza. Nuvuga ngo uyu mwuka ukubita umuntu hasi ukamubirisha ifuro, ni ikimenyetso cy'uko wamukubise hasi wamutwaye n'ubwenge, nta bwenge afite. Ni umwuka nanone wambura umuntu ubwenge. Ndabereka urugero. Igihe kimwe umwami Dawidi uko yahoraga agenzwa na Sawuli ashaka kumwica, haje kugeza igihe yumva asa nk'urambiwe ubuzima, noneho ahungira mu gace k'abanzi. Bamufashe bajya kumushyira umwami wabo, ko bari bamuzi ko ari indwanyi, bari bamuzi, amateka ye bari bayazi. Dawidi abonye ahageze aravuga ati ndapfuye. Ikintu cya mbere cyamujema yakoze, yabayeho yigize umusazi, yihinduye umusazi. Ikintu cyabahaye gihamya cy'uko Dawidi yasaze nta bwenge gifite, nuko yatangiye guta inkonda. Biravuga ngo Dawidi atangira kugenda haramba ku bikuta, ngo arimo agenda, bamubonye ngo banarahongoboka inkonda, baramufata bamushyikirije umwami, aravuga ngo uyu munzanye wiki. Bababwiye ko nkeneye abasazi hano, uyu ntimubona yuko yataye ubwenge, ni mumureka agende. Ntabwo yari yataye ubwenge, ahubwo yari yagerageje kwihindura umusazi. Yesu nashimwe cyane. Rero ngo guta ubwenge k'umuntu, reka dusome Samweli wa 2 igice cya 21, duhere wenda ku murongo waho wa 13. Nuko Dawidi abika ayo magambo umutima we, atinya cyane Akishi umwami w'i Gati. Dawidi ahera ko yihinduriza imbere yabo, yisarishiriza mu maboko yabo, agaharamba ku nzugi z'irembo, agahoba inkonda, zigatembera mu bwana. Nuko Akishi abwira abagaragu bati, yemwe ntimureba ko uyu mugabo yasaze? Mwamunzanira iki? Mbese nkeneye abasazi mu kugomba kunzanira iki kigabo ngo kinsarire imbere? Ni iki kigabo nticyangirira mu rugo. Nuvuga ngo icyo yabonye, ikimenyetso cya mbere cyagaragaye kuri Dawidi ko yataye ubwenge ni inkonda. Uyu mwuka ufata umuntu ukamukubita hasi, akabira ifuro, agata inkonda. Nuvuga ngo guta inkonda ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko ubwenge bw'umuntu bwagiye. Uyu mwuka ikubita umuntu hasi umutwara ubwenge. Ni umwuka wambura umuntu ubwenge. Noneho uko umukubita hasi kenshi, biragoye kugira ngo uyu muntu niyo yaba yakize azongera agarurirwa icyizere n'abantu bizere ko wa muntu ari muzima. Biragoye ko uyu muntu igihe kizagera aba yari umukobwa cyangwa se ari umuhungu, kugira ngo azajye gushaka arambagiza ahantu abantu bamuzi ko yajyaga yikubita mu muhanda, abana bamucagaho yikubise hasi ati inkonda, kugira ngo azagarurirwe icyizere cy'uko uyu muntu yabaye muzima, najya kurambagiza bemere kumushyingira,
ndababwiza ukuri n'ibintu bigoye. Ni ibintu bigoye nanone kugira ngo abantu bose bamubonaga yikubita hasi ejo azahaguruka ajye kwiyamamaza ko agiye kuba umudepite, abantu bose inkuru ku musozi bavuga ngo nimutabare murebe wa muntu ujya ugwa igicuri, wa muntu uhora yikubise hasi hariya mu muriro, wa muntu uhora yikubita hasi mu biziba, noneho ngo agiye kuba umuyobozi. Nuvuga ngo ikintu idayimoni yakoze, yasizuye umuntu ikintu cy'urubwa, imusiga ikintu cy'icyangiro, kuko abantu bose bamwambuye icyizere bazi ko nta buzima agira. Niyo yaba yarakize bizamugora kugira ngo agende abwira abantu bose ngo ntabwo nkiri wa wundi narakize. Yesu nashimwe cyane. Iyi dayimoni rero ihora ikurikirana umuntu, imukubita hasi aho imusanze hose, ikamubirisha ifuro. Ni dayimoni ituma umuntu yamburwa icyizere mu bantu. Ni dayimoni ituma umuntu atakarizwa icyizere n'abakuru n'abato, abantu bose bakamuvaho. Noneho kuvuga ngo aho imusanze mukubita hasi ngo ariko ikamusangisha umuriro. Niyo sano iri hagati y'idayimoni n'uyu muriro. Niyo sano iri hagati y'umuntu n'umuriro agwamo. Niyo tugiye kureba mu mategeko mu gihe itorero ry'Imana ryarimo riva muri Egiputa, riri mu butayu riyobowe na Mose. Mu bitabo Mose yagiye yandika ageze ku Balewi, igihe Imana yamwerekaga iby'itorero, imwereka uko bazajya basenga, uko bazajya batambira Imana ibitambo, ibyo bazajya bakora byose. Mu mategeko Imana yagiye ibaha, hari aho yageze aho babwira ngo kirazira ntuzagire ikosa mukora ryo gufata abana mukabatambira ibigirwamana. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo mu bitambo twemerewe gutamba mu nzu y'Imana ntabwo dutamba abantu, ntabwo dufata abana ngo tubatambire Imana, kuko Imana ntirya abantu. Imana ntishimira ibitambo, ntabwo yemera yuko dutamba abantu. Niyo mpamvu n'igihe yabwiye Aburahamu ikamubwira ngo afate Isaka ajye kumutamba, Aburahamu agafata Isaka, yagiye yibaza ukuntu Imana yahinduye amahame yayo ikaba igiye kwakira igitambo cy'umuntu. Ariko kuko yubahaga Imana aremera aramutwara. Amaze kumugezayo, Imana ntiyemera ko amutamba, ahubwo imwereka intama ku ruhande yo gutamba. Imana rero ntabwo yemera ko abantu baba ibitambo. Dore rero amakosa abantu bakora. Amakosa abantu bakora, abantu kenshi ndabaha ingero. Iyo bashaka ubutunzi, iyo bashaka imbaraga, iyo bashaka gukomera, iyo bashaka kwamamara, baragenda bagafata abantu bakajya kubatambira ibigirwamana kugira ngo babone za mbaraga. Ndabaha urugero rw'umwami watambye umwana we w'imfura, wagomba gusimbura se ku ngoma, igikomangoma gikuru, wari witeguye kwicara mu ntebe ya se. Hanyuma se abonye urugamba rumukomeranye, abuze intsinzi, afata wa mwana we ajya kumutamba kugira ngo abone intsinzi yo kunesha urugamba. Nanone turareba Bibiliya ivuga iki kuri iki kintu. Hari umudayimoni uba uhora wicaye yiteguye kwakira ibitambo by'amaraso. Iyo rero ufashe umwana ukamumushyira, ukamutwara bakacana umuriro ukamutamba, ukamuha iriya mizimu, uba ugiranye isezerano n'uriya mwuka, kubera ko muwukoreye ku muriro, wa muriro ubuhaye imbaraga zo kwakira umuntu. Yesu nashimwe, munkurikire neza. Nuvuga ngo ubusanzwe mu muriro nta mbaraga zirimo zishobora gufata umuntu ngo yikubitemo. Ariko iyo umuriro wakoreyeho umuhango wo guhabwa igitambo, wo gucishamo umuntu, nk'abantu barimo kumubatiza bamumurikira uriya muzimu, ejo uriya muntu akazaba ikibazo runaka mu muryango, mugashaka kwirengagiza cya gihango mwagiranye na wa mudayimoni kuri wa muriro, niho hahandi umuriro ugira imbaraga zo gutangira iya dayimoni kajya mu mwana aho ngaho mu muryango, agatangira kwikubita hasi, za mbaraga ziri muri wa muriro wavugiyeho ya magambo, ugatangira gukurura wa muntu. Reka dusome ijambo ry'Imana turebe wenda Abalewi 18 umurongo wa 21. Abalewi igice cyaho cya 18 umurongo waho wa 21. Biravuga ngo ntugatange uwo mu rubyaro rwawe ngo umutambire Moleki, kandi ntugasuzuguze izina ry'Imana yawe. Uyu mudayimoni wita Moleki ni umudayimoni wakira ibitambo, wemera kwakira amaraso y'abantu nk'ibitambo. Nukuvuga ngo icyo ukora, Bibiliya ngo nubikora uzaba usuzuguje Imana yawe, kuko Imana yacu ntiyemera ko dutamba abantu nk'ibitambo. Yesu nashimwe cyane. Imana ntabwo yemera ko dutamba abantu,
ariko noneho iyo mugiye gutambira ibitambo mukabishyira uyu muzimu witwa Moleki, muba mugiye gukoza Imana isoni. Niyo mpamvu yavuze ngo ntihakazagira mu muryango we ufata umwana we ngo ajye kumutambaho igitambo. Nanone kubera ko umwanya ari mutoya turihuta cyane, turebe Zaburi ya 106 n'umurongo waho 37. Zaburi 106 umurongo waho wa 37. Turebe icyo Bibiliya ivuga. Ngo bakoreraga ibishushanyo by'ibigirwamana byabo, babihindukirira ikigoyi. Batambiraga abadayimoni abahungu babo n'abakobwa babo. Niba ngo bafataga abahungu babo n'abakobwa babo bakabatambira abadayimoni. Umuhango wo gutamba ni ukuvuga ngo bacana umuriro, bamara gucana umuriro bakazana wa muntu wa mwana bakamutamba. Hari ibihugu na n'uyu munsi bigifite ubwoko buke bw'abantu bakora ibi bintu, bafata abana babo b'imfura bakabatamba. Hari mushiki wanyu umwe n'umupasiteri aba muri Uganda, ubushize aje yatubwiye inkuru y'umuntu waje yirukanka atungukirana hari urusengero. Yari umugore w'umunyarwandakazi washatswe mu moko y'abantu b'i Bugande barya abana b'imfura. Noneho kuva aba ashakanye n'umugabo barabana, bageze igihe cy'uko umwana arangiza amashuri abanza umwaka wa 7 yitegura kujya muri segonderi. Muri icyo gihe bajya iwabo w'umugabo bajyana n'umwana, kubera ko ari umuco w'iwabo w'umugabo havuka ko umwana w'imfura wese atambwa kandi akaribwa. Bagezeyo umugore ntiyarabizi, umugabo nawe arabimuhisha. Noneho igihe bagezeyo babonye iwabo bahamagara abaturanyi, bubaka amahema nk'abantu bagiye gukora ubukwe. Noneho umugore bibonye akagira ngo kwa se uko barimo baramwishimira, bagiye kumwakira neza. Naho ni umuhango wo kurya wa mwana. Igihe kigeze bahamagara umwana, baramutwara hirya mu nzu. Umwana bamwambika ubusa, bamutera imiti yabo, bamusiga ibyo bamusigaga. Noneho umugore aho hari yumva atangiye kugira ubwoba bwinshi. Agiye kubona abantu bicaye, abantu bakuru ku cyaro bicaye ku muhango urakomeye. Umugabo nawe yacanganyikiwe, yabuze ukuntu abimubwira, kandi yageze iwabo ntashobora guhakana umuco w'iwabo. Muri icyo gihe bari aho ngaho, umugore yagiye kubona baragiye bazanye wa mwana yambaye ubusa, umwana w'umukobwa y'inkumi. Bagiye umuriro bawucanye, bagiye kumutamba. Umugore yataye ubwenge, arasohoka, arirukanka. Yarayirukanka kuko babikora nijoro, ngira ngo babikora ku manywa. Yarayirukanka ijoro ryose, yirukanka ishyamba, arirukanka bamwirukankaho, kuko nawe iyo mufata bagombaga kumuzana bakamwica. Ko yaragiye guhakana umuco w'iwabo. Kugeza igihe yaje gutungukira mu kindi gice, ahageze abona ahantu hari urusengero ajyamo, nibo bamwakiriye, atangira kubaha ubuhamya bw'ibyamubayeho. Niba ngo ibintu byo gutamba abana birahari na n'uyu munsi biracyakorwa. Ntago ari ibintu byabayeho kera, na n'uyu munsi baracyabikora. Hari ababatamba bakabica, hari n'abandi bababatiza, basa nk'ababatiza bakabacisha mu muriro. Iyo bamucishije mu muriro baba barimo bamwereka wa muzimu, bakamubwira ngo bakatura amagambo. Aho bavuga ngo mu muryango wacu igihe cyose abana bacu b'imfura b'abahungu cyangwa se abana b'abakobwa bazahore baca imbere yawe kugira ngo tuzabone guhirwa mu muryango wacu. Niba ngo nta kintu na kimwe, nta mbaraga z'umwijima zishobora kuza mu muryango zidafite umuntu uzizanye. Ntago bibaho, barazicirira. Nta dayimoni ishobora kuza mu nzu y'umuntu. Turabizi kenshi iyo wirukanye abadayimoni, hari igihe birukana mu muntu bakakubwira ngo turajya hehe, ukababwira ngo ahantu mugomba kujya ni hamwe, ni kuzimu, mu nyanja yakumuriro n'amazuku niho mwagenewe kuba. Bakavuga ngo ntago tujyayo, ngo ahubwo tugiye gushaka undi muntu wese twigiremo. Undi muntu wese bagiyemo, niyo mpamvu akenshi muzabona ahantu hari barimo birukana abadayimoni. Dayimoni ishobora kuba mu muntu umwe igakwira nko mu bantu 5. Bakayirukana aha, igakubita umuntu hasi bakayirukana, ikajya hari igakubita undi hasi bakayirukana. Umuntu yaza kugera mu rugo bakamuze ngo kuko twabona kugwa mu rusengero byatewe n'iki. Ko iriya dayimoni ibahe mu muryango wabo ntibayizi, nawe ntayizi, ntiyarazi kayifite. Ni dayimoni imwe aho ngaho irimo yirukanka mu bantu. Rero umuhango wo gutamba abantu no kwamurikira ibigirwamana ugira imbaraga cyane kuri wa bantu. Niyo mpamvu nababwiye ngo mu muriro nta rukuruzi bamikurura abantu. Ariko iyo umuriro wavugiyeho amagambo ugahabwa igitambo, hakabaho isezerano mu maraso,
ndakubwiza ukuri umuriro ukurura umuntu akabikubitamo. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Reka turebe nawe ngo niba baratambiraga ibyo bitambo abazimu. Ndabaho urugero kuri uyu mugabo, ni mu Bami wa 2:37. Ni umwami w'Abamowabu. Yagize ikibazo, yari icyo gihe bari mu bukorone. Ni umwami witwaga Mesha, yari under korone ya Isirayeli. Niba ngo yagombaga gutanga amaturo, yagombaga gutanga imisoro muri Isirayeli. None igihe kigeze aza kubagomera. Abagomeye umwami wa Isirayeli ahamagara umwami wa Yuda Yehoshafati, bahamagara n'umwami wa Edomu, begeranya n'abami batatu. Baravuga ngo muze mumfashe tujye gutera Abamowabu. Barangomeye ntago bakizana, bagomba gukemura intama, bakazana niko kuzana imisoro, no kuzana, murabizi iyo hari igihugu cyakoronije ikindi ibyo kigomba kubaha. Noneho banze kubitanga, aza guhamagara bano bami bandi babiri bagendera abami batatu. Aho niho muzasoma ijambo aho Yehoshafati yavugiye ngo arimo abwira umwami wa Isirayeli, aramubwira ngo wowe mwami wa Isirayeli, yari umwami nawe ukiranirwa utubaha Imana. Yehoshafati aramubwira ngo kuza kunshaka iyo utazana umuhanuzi aramubwira Elisa aramubwira ngo iyo utazana na Yehoshafati umwami w'Abayuda ngo simba nkurebye nirihumye. Aramubwira ngo wakagiye kureba bya bigirwamana byasone byanyu kuko bo basengaga ibigirwamana. Noneho igihe bagiye kurwana n'uyu mwami w'Abamowabu, baramutera, basenya igihugu, basiba amasoko y'amariba, igihugu baracyangiza. Umugabo agize ubwoba abonye ko atari buve mu maboko yabo, aravuga ngo reka ngende njye gutamba. Afata umwana w'umuhungu w'umusore wagombaga kumuzamusimbura ku ngoma, aragenda aramutamba. Bantu b'Imana, iramubwira akenshi iyi mizimu mubona mu miryango, hari imvugo abanyarwanda bakunda gukoresha ngo nta muryango buri ikigoryi. Iriya mvugo ni gute se ikigoryi kiza gite? Ku kintu se nihe byanditse ko buri muryango wose ugomba kubona ikizongo? Ahubwo kubera ko akenshi mu miryango dukomoka mu bisekuru by'iwacu bajyaga batambira imizimu, bakayimurikira abantu, bakabaha amaturo, bakabaha ibyacumi, bakabaha ibintu byose. Iyo iyi generation yacu turimo muri iki gihe ndetse nitambutseho, batangiye gusa nk'arimo kubyanga. Muri iki gihe hatangiye kuza hatangiye kuza Christianity mu gihugu, abantu batangiye gusenga, batangiye kuba Abakristo, batangira kwibagirwa ya mihango bakoraga, ntibayireka, ntibasenya bya bicaniro, ahubwo babyubakiraho birahaguma kandi ntibakomeza gukora ibyo bakoraga. Niba mwarahaga dayimoni amaturo, niba iwanyu mwarahaga Ryangombe ibitambo buri kwezi, niba mwarahaga Nyabirungu, niba mwarahaga Nyabingi, ibintu imuzimu wose mwatirekeraga iwanyu. No kuvuga ngo igihe cyose cyo kugira ngo uzace isezerano iwawe nyibagiranye nawe, ntago uzabona imbaraga zibisenya. Ndakubwiza ukuri we ntiwabishobora, ahubwo ni imbaraga z'Imana zonyine zikwemerera nizo zonyine zigukoreramo ukabasha gusenya bya bicaniro by'iwanyu. Ntushobora kubisenya utambaye imbaraga z'Imana. Yesu nashimwe cyane. None rero kubera ko abantu babaye nk'ababitera umugongo, ntibakijijwe ngo barasenga, ntibanabikomeje, barabyihoreye. Iyo bamaze kubyihorera rero, numa ngo cya gitambo mwagomba gutamba iwanyu cya buri kwezi, byanga bikundakira ya myuka iza kugisaba. Niba rero bari baragiranye isezerano yo kuzajya bahumwa abana b'abahungu, numa ngo mu bahungu uzabyara hagomba kuzavamo igitambo cyabo, hagomba kuzavamo uzahora yigaragura hasi ati inkonda, hagomba kuzaba muriye n'ubundi bicayemo. Ko niba bagenda babicira bashaka imbaraga, bashaka ubutunzi, umuntu akagenda akavuga ngo ngiye ndashaka ubutunzi, ndimo ndashaka ko abankomokaho bose bazaba bakiri. Condition barambwira ngo nta kibazo, ugenda wakagicanira iwanyu mu nzu. Numara kutwakira igicaniro tukaza tukahaba, uzajya uduha amaturo, uzajya uduha ibyacumi, uzajya uduha amashimwe, uzajya uduha imiganura. Ibi bintu byose barakusanyaga bakabishyira bazima. Rero iyo wabiretse kubikora, za mbaraga zirahaguruka. Ndabaha urugero. Ari umwana w'umukobwa, nari ndimo musengera, noneho ambwira ikintu gitangaje cyane. Dayimoni ze ziravuga, nyuma agaruye ubwenge turaganira, arambwira ngo buriya jyewe ndi igitambo cy'umuryango w'iwacu, sinemerewe kuva iwacu, sinemerewe kujya gushaka akazi ngo nkore, sinemerewe ngo no kuva iwacu ngenda metero zingahe, simbyemere ko jyewe ndi igitambo cy'iwacu. Ndamaze ngo uri igitambo gute, byagenze gute? Arambwira ngo jyewe iwacu nijoro iyo abantu bagiye kuryama, hasigara jyewe na papa twenyine babiri, tukagenda tugacana umuriro ubucanye mu nzu muri salo, tukajya tubyina tuzenguruka twambaye ubusa.
noneho hari imyenda yabigenewe. Ubusanzwe urukundo Satani ari umugome yaje gucurika system y'isi. Ngo uwo mugabo hari ijipo y'igitenge y'indodeshanyo uriya mukobwa yambaraga. Ngo yayambaraga ni umwambaro wagenewe wa muhango wo kuza nijoro kubyinira na ya mizimu barimo kubandwa niba rukubandwa. Noneho hakaba n'ipantaro y'indodeshanyo y'uriya mugabo yadodesheje, umugabo nawe atambaraga yari genewe umuhango. Noneho umukobwa habaye iki? We iyo bagiye kubyina, wa mugabo papa we yafataga ya jipo y'umukobwa akayambara mu mutwe, ahandi hose yambaye ubusa. Ubusanzwe ijipo yambarwa n'umukobwa ayicishije ko n'umwambaro wambara mu gice cyo hasi, ntabwo ari umwambaro wambara ku mutwe. None bigiye ku mutwe kandi yambaye n'umugabo. Umukobwa nawe agafata ya pantaro ya se akayambara mu mutwe, barangiza bakajya babyina bazenguruka wa muriro. Noneho ngo baba barimo kubyina, hakaza abandi basaza benshi bo mu bisekuru by'iwabo bakabyinana nabo. Ngo abo basaza umuntu waga afite ubasha bwo kubareba n'uyu mukobwa na se. Habaye undi muntu hageze ntashobora kubona umuntu n'umwe aho ngaho, nibo bonyine babasha kumureba, bakabyina bugacya. Ni umuhango bakoraga buri joro. Noneho rero uyu mukobwa yaje kuza ate mu rugo. Umwana w'umukobwa wakoraga mu rugo yaje gutaha, agiye arambwira ati nashaka kurangira akazi ahantu. Aramwiba, ni nko kumwiba iwabo, amuriza imodoka aramuzana. Akimara kuhagera nibwo twaje kumenya icyo kibazo cy'uwo mukobwa. Rero ndamubwira nta kibazo, humura uzakira. Upfa kuba wemera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ibindi byose uzabindekere. Yesu nashimwe cyane. Umunsi habaye intambara ikomeye, ni umunsi wo gutwika ya jipo ya wa mukobwa. Naramubwiye ngo we yarambwiye ngo we nsengera, ariko ibyo gutwika iriya jipo uzabyihorere. Kwiriya jipo yitwitse bakwica. Ndamubwira nta kibazo, reka ndayitwika. Ngiye kugenda nsiga mbwiye mu rugo, mbwira madamu namubwira ngo uze kunshakira parafine dusukeho twitwe, ukumva gufata umwenda w'igitenge ukawutwika ugashya, utasutseho wenda ngo usukeho essence cyangwa se ushake parafine ushyireho utwike, ntago ari ibintu byapfa koro. Nje nsanga ntibabiguze. Ndavuga ubwo nari natekereje kubikora, ntabikora. Abadayimoni baraza gutwara ijipo nyiburi. Ndangije ndagenda ndabwira ngo nimunshakire, nimuzanire ikibiriti. Ndagenda njya hanze nijoro, fata ikibiriti ndarasa. Nabaye ntari negerezaho gutya, umuriro urasimbuka wikubita kuri ya jipo. Hazamutse umuriro wari ufite imbaraga n'umuyaga nkuko haba harimo gushyengera mu nk'izo ya etaje. Umuriro urazamuka narindi mu marembo y'ikibuga hari uyu muhanda wo hasi utari wahaca hari akanombe ku kibuga, ku buryo aba security bari ku kibuga cy'indege umuriro barawubonye urazamutse gucyurenga igipangu. Urenze igipangu batangiye kuvuga, umuriro uramanuka usubira hasi. Noneho wakira hasi umuyaga mwinshi cyane. Igihe wa muyaga urimo uza n'umuriro urimo waka cyane, ngiye kubona mbona wa mukobwa arahindutse, agiye kwikubita hasi. Ndasimuka ndamufata, arambwira ngo dore babasaza njya nkubwira ngaho. Nuba muri ako kanya nge nabonaga umuriro, we yari arimo abona abasaza aho ngaho bari baje gutwara yaje. Ndasenga, barambwira ngo umuntu wacu bamushaka iki, uyu nguyu baramuduhaye wabo. Ninde wamubahaye? Bambwira amazina baratondekanya, bambwiye abantu 7. Aho yazanza mu cyemba mubwiye, arambwira ngo ni basogokuru n'ibisekuru by'iwacu. Noneho ndababwira ngo uyu nguyu rero bari baramubahaye nibyo, ariko noneho nta kiro wanyu Yesu yaramutwaye, Yesu yaramubatse. Bati ntabwo bishoboka. Ndababwira ngo birashoboka, muramurekura cyangwa murake. Turwanira aho ngaho, abadayimoni bagezaho ko nta mbaraga bagira, barakanga ariko nta mbaraga bagira. Abadayimoni baragenda. Bamaze kugenda uwo munsi, nagiye guhindukira ko natangiye kurwana n'abandi musenga, wa muriro ucyaka. Mpindukiye umuriro ndawubura. Ngiye gushaka yahandi jipo yariri, sanga hasigaye akantu gato cyane kameze nk'igisheshe. Igisheshe ni amase y'inka yumye gatoya nako. Umukobwa akabonye mbona agize ubwoba, ko buriya abadayimoni baba barabitsemo abantu ubwoba bwinshi cyane. Arambwira ngo ibi bintu bibaye ngo usenda bigirane. Ndambwira we byihore dusubire mu nzu. Bukeye ku munsi wakurikiyeho baragaruka, barambwira ngo ko tukwinginze wavuye muri urugo ukagaruka, wasubiye iwacu. Arababwira ngo ntabwo nagaruka. Nijoro ntashye, kumbi bongeye baragaruka kandi bamusubiramo. Nijoro ntashye mbonye arirukanka, ndamugarura ndabwira mukingeho. Turasenga uhereye uwo munsi nibwo dayimoni zamuvuyemo ziragenda. Nuvuga ngo kuri muri wa muriro w'iwabo babyiniragaho niho hari imbaraga z'abana bazimu bakoranaga ni wabo. Ibitambo batambaga iwabo babyina kuri wa muriro byari bifite imbaraga ku buzima bw'uyu mwana w'umukobwa.
amazi dayimoni zimaze kuvamo, ndakubwiza ukuri, umubonye muri icyo gihe yari afite dayimoni, ukanamubona nyuma dayimoni zimaze kugenda, wabonaga ari abantu babiri batandukanye cyane, ku buryo banakubwiye ngo uyu ni wa muntu w'ejo wari uzi, utapfa kubyemera. Dayimoni zifata umuntu zikamuhindura isura, umuntu akagira umubiri mubi, akagira ibiheri byinshi cyane mu maso. Ntimunyumve nabi, ntimuvuge ko abantu bafite ibiheri ku maso ari abadayimoni, hari igihe bigira ari indwara y'uruhu isanzwe, akasa nabi ukuntu. Noneho igihe dayimoni yamuvuyemo yabaye umuntu muzima. Muri icyo gihe zagendaga zarambwiye ngo ariko waretse ntabwo dushaka kujya aho ngaho twohereza, ngo ariko tureke tugende dushaka undi muntu tujyamo. Ndababwira ngo ntabwo mbemereye, ahantu mwemereye kujya ni hamwe. Baravuga ngo okay, aho ntabwo tujyayo. Wavuga inyanja ntibemere, wavuga umuriro ntibemere. Baravuga ngo reka dusubire iyo duturuka. Nagiye kubona mbona arireguye mu kanwa havuyemo ikintu kimeze nk'isasu, kiriruka kigenda gihorera mu kirere, nyumva kiragenda, arongera aragaruka aba muzima. Ndavuga ngo reka dusubire iyo dukomoka. Iyo myuka ubwo yasubiye aho ikomoka. Izi mbaraga ziza zigafata umuntu, aho zimusanze zikamukubita hasi, kandi zikamukubita zisanga umuriro. Ndabwira ngo muri uriya muriro harimo ikintu kirimo gihamagara uyu muntu. Muri uriya muriro harimo igitambo. Muri uriya muriro harimo imbaraga zirimo gukorana n'izi ziri muri uyu muntu. Ndi igitambo kiri kuri uriya muriro. Ndabwira ngo kugira ngo abantu babohoke, ngewe ntabwo nemeranya n'aba bantu bavuga ngo buri muryango wose ugomba kubamo ikigoryi. Nta kigoryi. Turi abana b'Imana. Twambaye ishusho y'Imana. Twahawe umwuka wera, ni umwuka w'ubwenge. Ni gute tugira ibigoryi kandi dufite umwuka w'ubwenge? Ntabwo bibaho. Ahubwo ibi ni abantu barimo basirimuka cyane muri iki gihe, bakirengagiza, ntibashaka kujya mu nzu y'Imana ngo basenge, ntibashaka kujya mu nzu y'ibyo bigirwamana byabo basenga ngo babiterekere. Twe turi abasirimu, twarasirimutse. Ntushobora gusirimukana izi dayimoni bantu b'Imana. Urasirimuka nibyo, ariko ziragukubita. Inama yanjye ngiyi, n'ubundi guterekera no kubandwa byararangiye ntibiki. N'uyu munsi unabikoze nta mbaraga uzabona. Nimwije mu nzu y'Imana, nimuze musenga Imana. Hari umuhungu w'umupfumu nigeze kujyana n'umugabo umwe w'umunyamakuru nawe muhaye lift. Noneho tugeze hirya mu nzira, yarafite ahura n'uwo mugabo bari baziranye ngo yari umupfumu. Arangije aravuga ati uwo mugabo yamaze kujyamo, uwo munyamakuru aradusetsa, aravuga ngo mbonye inkuru uyu munsi yo gukora. Ese inkuru imeze gute? Ngo mu modoka mfite pasiteri nkagira n'umupfumu. Mbaza uwo mugabo, mugabo uri umupfumu? Ati ndi umupfumu. Urabyemera ko urumva ati gende we? Noneho tutangiye kugenda tuganira, mubaza si ibyo bintu mukora kwe ko byataye agaciro. Arambwira ati ntabwo byataye agaciro ko giye birantunze. Noneho ubikora nk'umwuga? Ati mbikora nk'umwuga rwose. Turaganira, ampa urugero, ambwira ukuntu ajya mu ngo z'abantu. Ati nk'iyo hari nk'umuntu ukomeye wampamagaye, wenda utari bwemere kuza iwanjye, ku iwanjye hashobora kuza akahura n'abandi bantu, ariko hari igihe ari nk'umuntu ukomeye atashobora kuza iwanjye. Ati iyo ngiye rero hari kode nkoresha, iyo ngeze iwe mu rugo nkahamagara abazimu banjye bakaza kumfasha. Niwe ngo uragenda ukajya. Ati cyane rwose. Ndavuga abantu b'Imana, kweri muri iki gihe turimo abantu bacyarimo kwizera imbaraga z'abapfumu, baracyarimo kwizera imbaraga z'imyuka igendera mu mazi, baracyarimo kwizera abacwezi n'abarungi, baracyarimo kwizera ko izo mbaraga zikora. Ibyo ko byari mu gihe cyo kujijwa, ko byari mu gihe cyo mbere yo kumenya Imana, no muri iki gihe turimo abantu baracyarimo gutekereza ibyo bintu. Ubwoko bw'Imana, ndagira ngo mubwire ngo bariya abantu mubona abantu benshi mubitse mu mazu, mufite mu ngo iwanyu, ntabwo ari indwara, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ni abadayimoni, ni nyabingi zirimo zirekarama. Abantu nuvuga ngo utemera gusenga, ntiwemera Imana, iriya ndwara ikubita umwana wawe hasi, nagira nkubwiza ukuri, kwa muganga bazamuha imiti, bazakora ibishoboka, ariko hari indwara idashobora kugenda. Kuko niba ari abadayimoni ntabwo bazagenda. Kuko abadayimoni ntibakangwa n'inshinge zo kwa muganga, abadayimoni ntibakangwa n'ibinini byo kwa muganga, abadayimoni ntibakangwa na biriya bishaka birirwa babaha. None urabibaha ejo akongera akagwa, ukabimuha uyu munsi ejo akongera akagwa. Ndababwire ngo ikintu ukeneye gukorera uwo mwana, hari ijambo ryiza uyu mugabo yakoze. Yesu ngo yarababwiye ngo nimunzanire uwo mwana, ngo se w'umwana aramufata aramumushyira. Nanjye nagiye kubwira ngo uwo mwana wawe mufata umushyire Yesu. Yesu nashimwe cyane. Niwe wenyine ugiye gucira isezerano riri hagati y'igicaniro cy'iwanyu, ririmo rihamagara uyu mwana riri mukubita hasi mu muriro. Kubera ko wende Kigali umuriro wo ntawo, kuko ariko uzasanga bamutwaye no mu gikoni n'amashanyarazi yamufasha. Kwicyo bashaka ni umuriro.
hariya yikubitaga mu ziko, yikubitaga umuriro ahantu bacanyaho hanze. Hano ushobora kuzajya umusanga yatwaye, kuko nawe ni umuriro. Ushobora kuzajya ugenda ugasanga yikubise mu gikoni yagaramye, ejo wagenda ugasanga yikubise hanze mu mbuga yagaramye. Iyo umuntu wihora agenda yikubita hasi buri munsi, ndagira ngo mbwire ngo nta zindi mbaraga kuri isi zihari zishobora kuzakiza uyu muntu uretse n'abantu bajya mu bapfumu. Icyo umupfumu akora ni iki? Ntabwo umupfumu ashobora guca rino sezerano by'iteka, ntabwo bishoboka, ntabwo yabibasha nawe arabizi. Ikintu umupfumu ashobora gukora nuko ashobora kubikura muri uyu mwana akabiha igitambo, bagakorana isezerano ry'uko bizajya muri murumuna we, cyangwa se ko bizajya muwo uyu nguyu birimo azabyara. Iyo niyo tekinike y'abapfumu. Ntabwo umupfumu ashobora kuza ngo abwire aba bazimu ngo uhereye none n'iteka ryose ndabahagaritse, ntimuzagaruke muri uyu muntu. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ugerageza ngo kanaka waramuvuye birakira, ariko byagiye mu mwana we. Ntabwo yakize, ahubwo barabitransferinze, babikuye muri uyu babyohereza mu mwana we. Baramubwiye ngo ihangane, bavugana na ya mizimu, baravuga ngo igitambo mwahawe turacyemera, igitambo agaciro kacyo turakemera, ariko hari ikintu tugiye kubasaba. Uyu ni mumureke, ariko umwana azabyara turamubahaye umuhungu, muzamugemo, niwe gitambo tubahaye. Ni nka kuriya bakoraga uriya muhango. Iyo umuntu yabaga yaramurikiwe abazimu, wenda ari nk'umuzimu mu rwagasi baterekeraga, yaza guclaiminga umugabo yewe yarapfuye adashatse ari umukobwa, bagafata umwana w'umuhungu umuryango bakamushyingira, bigakorwa n'uwo muhango uhagarikiwe n'umupfumu. Ejo iyo umuhungu bagira ngo ashake, hagomba kundi muhango wo kumudivorsa n'uyu muzimu, bakamushyingira undi mwana w'umuhungu kugira ngo abaho uyu nguyu ajye gushaka. Ntabwo byashoboka ko uyu nguyu yajya gushaka kandi yarashatswe nanone. Nubango impamvu akenshi mubona n'aya madivorce, mubona abantu bakoze uko kwa gatanu, mu kwezi kumwe, mu kundi kwezi batandukanye, intambara zirahari, baricana, bararwana, induru, nta kindi ko abantu barimo barashaka abantu bashingiwe kera imizimu y'iwabo. Urimo urashaka umugore washingiwe imizimu y'iwabo, kandi igihe iwabo agiye kumugushyingira ntago habaye wa muhango wo kumudivorsa. Niba mudakijwe ngo ubanze umusengere, niyo mpamvu gushaka bibanzirizwa no gusenga. Abanyarwanda kera ndetse n'andi mahanga mbere yo gushaka babanzaga no kujya kuraguriza wa muryango bagiye gushakamo. Bajya kuraguriza bashaka iki? Bagira ngo bamenye imizimu y'iwabo ni yihe, imyuka y'iwabo ni yihe, izabana gute n'iwacu, tuzayihuza gute, izirana ni yihe, itazirana ni yihe, ibintu nk'ibi. Nuvuga ngo abantu benshi bagiye, umwami witwa Ahabu muri Isirayeli yarongoye umugore w'umunyamahanga kazi bitaga Izabeli. Igihe yaje gushingirwa biraba ngo azana n'ibigirwamana by'iwabo. Abantu benshi barashatse, abagore bashatse bazana ibigirwamana by'iwabo. Bihageze bitangira conflictinga cyangwa se kujyana amakimbirane nanone n'imizimu y'iwabo. Habaho rero wa muhango, eiza Imana iraganza imizimu igende, cyangwa se harabaho kwirukana Imana hanyuma imizimu yime ingoma. Bantu b'Imana, uyu mudayimondi ugenda kwita umuntu hasi ukamutwara mu muriro, nagira mbwira ngo uriya muriro ajyamo hari imbaraga ziri muri uriya muriro zirimo guhamagara, zirimo zirarekaramo. Kubera iki? Hari umuhango urimo kwirengagizwa, hari igitambo bamenyereye guhabwa batarimo guhabwa, hari iriya mizimu irimo irashaka ibitambo. Nagira mbwira ngo nimwakire Yesu, kuko niwe gitambo kizima cyaje gukora ibyo bitambo byose. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo abari muri Kristo Yesu dufite igitambo cyatambwe ku buzima bwacu. Biraba mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya ngo kubwisezerano hamwe n'amaraso ngo nzakubohorera imbohe nzikuye mu rwobo rutagira amazi. Nuvuga ngo kubwisezerano ry'amaraso Yesu ku buzima bwacu twebwe turi bazima. Imbaraga z'imuzimu y'iwacu ntiyadufata, imbaraga y'abadayimoni bakomoka hariho hose ntibadufata, kuko muri Yesu Kristo turarinzwe. Rero mbwira ngo Yesu niwe burinzi bwacu nshuti z'Imana. Niba uwo mwana yarakunaniye, niba icyo kibazo ubona gihari mu muryango, nta yindi nzira nimwe, fata uwo mwana umutishyire Yesu. Namara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, umwana azaba muzima. Inshuti z'Imana, nagira ngo soze mbabwira ngo ibende ibyo bitambo byakuho n'igitambo kimwe, aho igitambo twahawe ari Yesu Kristo. Icyo usabwa gukora ni kimwe gusa, ni ukumwakira, ni ukumwizera, ni ukumwemera akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niba wemerana nanjye rero, reka dusenganire isengesho. Vuga ngo mwami Yesu, nari umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira gukiranirwa kwanjye.
ibyo navuze byose mwami Imana, ibyo nakoze, ibyaha byanjye n'iby'umuryango w'iwacu byose mbizanye imbere yawe, binkureho mu izina rya Yesu. Mwami uhereye none iteka ryose, izina ryanjye ryandukurwa mu gitabo cy'abarimbuka, ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Igihe uzaza gutwara itorero ryawe, nanjye uzantware Mwami. Uhereye none ibyaha ndabyanze, n'ingeso mbi zose nagiraga ndazanze, ntandukanye nazo, kuko menye ko inkomoko yazo ari kwa Satani. Uhereye none ndi uwawe Yesu, unkoresha uko ushaka, kandi uburinzi bwawe bumbeho. Urakoze Mwami, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha bwoko bw'Imana.